daniyeli n'abagenzi be ntibiyandurisha ibyo kurya by'umwami, birira ibishimbo n'amazi barabyibuha kandi bagira uburanga. Iyo umuntu yubasha Imana imuha icyubahiro. Daniyeli n'abagenzi be ntibiyandurisha ibyo kurya by'umwami, birira ibishimbo n'amazi barabyibuha kandi bagira uburanga. Iki cyamangara ndi kumwe n'umwami, oya ntabwo yakuzanembana, kuko Imana nawe ayikoma mu nkokora. Iki cyamangara ndi kumwe n'umwami, oya ntabwo yakuzanembana, kuko Imana nawe ayikoma mu nkokora. Mu kibaya cya Dura habaye ibitangaza, abasore batatu bajugunywa mu muriro urabatinya. Nebukadineza ahinda umushyitsi, arategeka basenga Imana yo mu ijuru. Mu kibaya cya Dura habaye ibitangaza, abasore batatu bajugunywa mu muriro urabatinya. Nebukadineza ahinda umushyitsi, arategeka basenga Imana yo mu ijuru. Iki cyamangara ndi kumwe n'umwami, oya ntabwo yakuzanembana, kuko Imana nawe ayikoma mu nkokora. Iki cyamangara ndi kumwe n'umwami, oya ntabwo yakuzanembana, kuko Imana nawe ayikoma mu nkokora. Kujya kwa Yesu dufite ubutware, Eliya asanga aramurahira ati ntamvura izagwa kugeza aho nzategekera. Igwa ari uko yasenze. Kujya kwa Yesu dufite ubutware, Eliya asanga aramurahira ati ntamvura izagwa kugeza aho nzategekera. Igwa ari uko yasenze.